hanyuma ni tumara kumusezeraho ubwo ibindi birakurikira. Nagira ngo nsabe ba bantu badufasha mu modoka hanyuma tuzamuke tugereyo ibindi bikorwa bikomeye. Ese uriya mwana nta mupira bamukoresheje? Allo? umuntu ajya yinjira hano iburyo atahukana ibumoso. Ndabasabye rero kugira ngo tubikore mu ituze, humvikana indirimbo gusa n'amafoto y'abanyamakuru, ntihagira andi magambo nongera kumvamo. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ntabwo ngifite umutima wo kuguma muri iyi si, nubwo bamwe babikunda, ngambiriye kujya mbere, zamurama sengeraho wangeneye mwami wanjye, ku rugero rusumbyeho, nkamifasha ngo ndusheho, ndashanira kurabuku bwiza bwawe, ariko nkomeze senge, ngeze ubwo nzagera iwawe, zamurama sengeraho wangeneye mwami wanjye, ku rugero rusumbyeho, mwamifasha ngo ndusheho, ndashaka kusumba iby'isi, nubwo umwanza nyibasiye, ariko nkomeze nsenge, ngeze ubwo nzagera iwawe, nzamurama sengeraho wangeneye mwami wanjye, ku rugero rusumbyeho, mwamifasha ngo ndusheho, ndashaka kumaranira kurabuku bwiza bwawe, ariko nkomeze senge, ngeze ubwo nzagera iwawe, nzamurama sengeraho wangeneye mwami wanjye,
ngo ndusheho nzabona Yesu mu maso umusaza tujyana iyo nzamwitegereza kwa we wapfiriye nzamurora mu maso ye turi kumwe mu ijuru ibigande biganduwe nayishimye akeye nzamurora mu maso ye turi kumwe mu ijuru menye ubwiza bwe busa ndamusingiza iteka nanezererwa imbere ye nzamurora mumenye nzabana na Yesu nkunda niwe mukiza wanjye nzamurora mu maso ye Ubwire baza burundu. Bashoje? Noneho abantu bose rero basohoke hasigare abafite ibyo bagiye gukora Maze muririmbe. turi kumwe n'inshuti ntakitubabaza ariko iyo dutandukanye tugira agahinda hafi iwacu hafi yacu bagiye guhindukira amakuru w'umwana muntu ufatishiye Yesu kubera no gusinzira nawe ukangura amarira nawe umwanzashyikira ufatiriye Yesu ubugingo buhoraho nawe ukangura amarira nawe umwanzashyikira azanjyana mu mudugudu utaba mwishavu niho nzambarira imyambaro yera nitujya mu ijuru nta kiza dutandukanya cyane nifuza kubona umukiza nzamumenya nzahagarara imbere ye
namume